w'igitangaza yarakwiriye kwitwa iribagiza koko. Imfura y'u Rwanda, afite umutima mwiza, afite umubiri mwiza, yaranyitangiye mu bihe bitandukanye, yahagararanye nanjye muri uru rugendo rutoroshye. Sinabona icyo mwitura uretse kugumana nawe muri ubu buzima bwose nsigaje kuri iyi si. Uyu niwe mukobwa nahisemo. Mumbabarire natinze kumugaragaza kubera ko nari nkimwigaho cyane. Natekerezaga ko hari ibyo yankoreraga byose yabikoraga kubw'uko yifuzaga ko hari tujyana muri Amerika. Mumeze mute nshuti mwebwe muri hirya no hino? Ndabashimira mwe mwakanye subscribe kugira mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi bigiye bigezweho. Ndashimira wowe wakaye subscribe kugira ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Ibyishimo byinshi kuri iribagiza na Cyusa n'agahinda kenshi kavanze n'ibyishimo, aho bari bagiye gusaba uwo bita iribagiza ingaruka zabijemo none n'agahomamunwa. Uwo bita Isimbi yabiciye ubukwe bitewe nuko ngo Cyusa ari kubeshyirwa ko yaba yarateye inda Isimbi. Ibintu bibabaje cyane, igihe Cyusa yashimiraga iribagiza ko yaba yaramufashe neza mu bihe byari bigoye, amuvuga neza. Isoni zari zisho bita Isimbi ari kwifata ahantu hose yabuze aho ahungira, ari kureba hirya no hino ari gukebaguzwa. Ariko mu bintu byaje kudutungurana igihe Cyusa ari gushimira iribagiza, yarangiza Isimbi akaza akavuga ati umaze kuntera inda none ugiye kubana na iribagiza. Ibintu byatunguye abantu benshi. Arangije Cyusa mu marira n'agahinda arongera avuga ati njye ndarambiwe, uyu muryango wanjye wahereye untesha umutwe, njye ndarambiwe. Ubwa mbere abwira Isimbi ati warambwiye ati ngo uri iribagiza. Ubwa kabiri urambwira ati ngo ni njyewe iribagiza. Ndabyihanganira kuko iyo nza kubimenya ko uri iribagiza, iyo nza gukomeza kumva amabwire ngo uri iribagiza, tuba twarabanye. Ariko mu gihe nakoze ubushakashatsi nasanze utari iribagiza. Ngaya amagambo yivugiye, namwe nimwirebere, si ibihimbano cyangwa ibinyoma. Nabwiye ko nzajya mbaho ukuri kugiye gutandukanye. Ibi bintu maze kubirambirwa, mpagaze ku maguru yanjye abiri, nagira mbabwire yuko bambeshyera. Uyu muryango wanyu wantesheje umutwe ku rwego ndengakamere. Ngaho abakobwa banyu bombi namba ribagiza. Wowe witwa iribagiza mu buhe buryo? Aya magambo yivugiye, amarira n'agahinda atemba ku matama, avuga yuko njyewe ibi mbirambiwe, njyewe ndabirambiwe. Niko yivugira, aravuga ati ibintu mukomeza munkira mumbwira ngo ibiki ngo nafashe umukobwa we wanyu ngo mutere inda. Njye twahuriye hehe? Kuba twarakundanye bivuze ko njye twaryamanye, njye naguteye inda? ngo njyewe uyu muryango ndawurambiwe. Mwabantu mwe, ibi bintu birakomeye cyane, nimwanabyumva. Ibintu biri kuvugisha abantu benshi kuri social media bavuga ngo Cyusa na iribagiza mureke babane. Ibyo ngibyo bindi mubyihorere, ibyo muzabe mubisubiramo nyuma, ariko ubukwe bwabaye. Ariko ndagira ngo mbabwire mwabantu mwe, kuba kuri iyi si ni ugufashanya, ni kuba kuri iyi si nta shyari. Ugira ishyari umuntu gute? Yavutse ukwe azapfa ukwe. Ariko kugira ishyari si ibintu byiza bavandimwe. Mujye murya duke muryame kare ariko mudashwanye. Ibi bintu ndababwiza ukuri, biteye ubwoba, biteye n'agahinda. Kubona iribagiza ababaye gutya we na Cyusa bitewe n'uyu mukobwa umwe ngo ni Isimbi. Arangije aravuga ati ariko uyu muryango
ubundi vipi zawo harimo ikihe kibazo? Ibintu byatunguye abantu benshi. Ngaya amagambo Cyusa yarengeje ababwira. twakabaye twarabanye. Uranyumva? Wowe uri isimbi, na so akwita isimbi, na mama aguhamagara isimbi ukitaba. Ubwo buryarya rero bwanyu ndabuhaze. Cyusa rekera aho ngaho. Oya, ndarekera aho ngaho kubera iki kandi ari ukuri. Daddy reka ngira icyo mvuga. None ngo njye naguteye inda. Nuko byaje kugenda, nuko byari bimeze, bavuga yuko uyu nguyu Cyusa ngo ubukwe bwabo bugiye kuba buhagaze, bakabanza akajya gukoresha DNA bakareba ko uyu ngo Cyusa ataba yaramuteye inda. Ngo bisanze ari byo, ubukwe ni uguhita buhagarara. Ngo ni uguhita buhagarara. Mwa bantu ibi bintu ntibyoroshye. Nituzi ngo episode 26 bizaba bimeze bite? Nituzi ngo bizaba bimeze bite? Ni filimi iri kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu bari kwibaza se ngo ibi bintu ni ibiki? Ibi bintu ni ibiki byaje muri uyu muryango? Ngo baritse abantu bagakoresha ubukwe. Ariko ibintu byaje kumvikana, ibintu byari byinshi cyane. Man, ndabwiza ukuri, iyi season narayibonye nanjye ubwanjye intera agahinda pe. Aba bana bafite ibibazo, bafite n'inyatsi. Buri gihe cyose ikintu cyiza kigiye kuba, n'inyatsi biri hafi aho ngaho. Ubukwe bwari bugiye kuba, baje no gusaba byarangiye, ariko Satani ni umugome. Umukobwa abujije ku bukwe bwa Cyusa buba, arabwanze. Mwa bantu mw'ibi bintu situzi ngo birameze biti. Ibi bintu biteye agahinda pe. Nimba uko mbibona ariko namwe mubibona simbizi, ariko ndabwiza ukuri, uyu mukobwa ni Satani yigendera. Murebe nk'ibintu abakoze. Oya, mumbabaje murebe ibintu abakoze. Abaye ari nkamwe, mumbwizwe abaye ari nkamwe byaba bimeze bite? Biteye ubwoba ngenda bivuze. Uyu mukobwa se wagafashe gutya Cyusa yaritse bakabana. Icyambere cyo isi yaramubwiye ati ntawuharanira umugisha wundi. Ntawifuza umugisha wundi. Ibyo wigira byose Cyusa, nimba ari uwawe muzabana, nimba atari uwawe ntimuzabana. Ntukinginge ibintu. Ariko umukobwa yakomeje kwigira muremure cyane kugeza avuze ngo njyewe Cyusa yanteye inda. Ibintu byababaje abantu benshi. Abantu benshi bari bategereje kumva Iribagiza agiye gusaba ubukwe, nabwo tukaba tubutegereje, ariko bibaye bihagaze bitewe n'uyu mukobwa utashobotse muri we. Ntagashobotse. Ibintu byatunguye abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu bari kuvuga ati mwaretse bakabana. Ibyo muri kuvuga ni ibiki? Mureke abana babane. Ibyo byose muri kuvuga situbizi. Mureke ishyari abana babane. Ibyo byose muvuga simbizi. Ngaya amagambo Rugema yahise avuga akimara kumva ko umukobwa we atwite. Ikibazo ariko ni famiye yanyu. Ababisha rega. Ndakumva cyane. Ntabwo iki gikorwa cy'uko cyashoboka hagati ya Cyusa na Iribagiza. Kubera iki nyine? Ibi bintu bitarasobanuka. Gute Iribagiza agomba kugendera mu bintu? Nibisimba avuga ko atwite, nyina wabo nawe akabamo amakuru yuko ibyo avuga ari ukuri. Ibi bintu ntibishoboka. Wanyumvise? Twatwite nje. Kubw'ibyo rero nashaka twite babiri. Kanyana mu nzu Dadanga uri muri rengagiza ukuri. Gira vuba. Iribagiza nyura hangaha. Oya se. Iribagiza haguruka gira vuba vuba. Iribagiza nyura hangaha. Abantu byari ibintu biteye agahinda, ibintu biteye intimba ku mutima, kumva ko abana ubukwe bwabo buhagaze. Yakurikijeho amagambo arababwira ati ibi bintu nibikomeza n'ubukwe ntibuzigira bubahawe na rimwe.
ubukwe ntibuzigera buba. Ibyo muvuga byose simbizi. Umukobwa wanyu murumva ko yateye umuhungu wanyu murumva ko yateye umukobwa wanjye inda. Ibyo muvuga ngo kwa Rugema ngo turiyandarika ntitubizi. Ariko Kanyana kavuga ngo gase papa urashyigikira ibyo Isimbi ari kuvuga? Uramuyobewe koko? Uramuyobewe? Ariko Rugema yanga kumva ashyigikira amafuti. Yashyigikiye amafuti. Ariko mu bintu bibabaje cyane ni ibyo twiboneye. Arangije aramubwira ati ibi bintu nibikomeza gutya ubukwe ntibuzigira buba habe na rimwe, kuko ntago umuhungu wanyu yaba yateye umukobwa wanjye inda ngo muhereze na Iribagiza nawe atazamugira nk'uko yagize Isimbi. Mwabantu mwe biteye ubwoba. Ibyo uyu mukobwa ari kubakorera ni agahomamunwa. Ni agahomamunwa pe. Ni agahomamunwa. Uyu mukobwa ntasanzwe. Mu bintu byose akora ari uguhimana gusa. Mbabwira ko njyewe bagezagaho ikiganiro banyitira Dukunda Keve. Hari n'ikindi kiganiro mushaka ko tuzabakorera mwatubwira tukakibakorera nta kibazo. Tuba duhari ku bwanyu, ntacyo muzatuburana. Mubwira ko nawe ugeze kuri channel vuba wakanda subscribe ukajya ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Njyewe bagize ikiganiro banyitira Dukunda Keve nabashingiye cyane kugira ngo mujye mubona ibiganiro bigiye bigezweho by'ubwenge. Mugire umunsi mwiza rero. Ngiye Dukunda Keve bagezaga ikiganiro cy'ubwenge. Tuzasubire mu biganiro by'ubutaha kandi goodbye.